Diaspora Class 250. Sangiza abandi ubunararibonye bwawe. Diaspora Class 250. Kongeye kubaha ikaze kuri chaîne yanyu Diaspora Plus 250. Aho twagize amahirwe yo kuganira n'umuvandimwe wacu Ntagengwa Omar Serville. Kuri article ivuga Islam, Shia, Imam, sifa z'Imana mu muntu. Kuri ino nshuro tukaba turi bugerageze kuganira mu buryo burambuye bw'amateka kuri article yasohoye. Muri bimwe mu bibazo nibazaga ku Bushia, nagerageze kubimubaza nk'umuntu wagerageje gusoma no kwiga ku by'amadini. Diaspora Class 250. Ese Shia ni itsinda cyangwa ni idini nk'umwihariko? Diaspora Class 250. Diaspora Class 250. Araza kubisubiza yifashishije ibitabo by'Abashia byanditswe na bamwe mu bamenyi b'Abashia. Twongeye kubaha ikaze kuri chaîne yanyu Diaspora Plus 250. Nge ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Amani Zuberi. Nizere ko ikiganiro kibubaryohere mwese kandi mukazamushyira muri komanteri ibyo mwifuza ko twazajya tuganira. Muryoherwe n'ikiganiro twagiranye na Ntagengwa Omar Serville. niko bamwita, yabayeho mbere, anabaho, azanabaho nyuma y'ibihe. Imam Gide muri kamere y'umwe mu batuye isi, aspect ontologique cosmique, no mu mateka ye ya hano ku isi agenga akatwereka nuko tubona ugomba kubona isi. Mu mibonere y'idini y'Abashia cyangwa mu itsinda ry'Abashia nk'uko bakomeje kubivuga, mbere y'iremwa, ukubaho ndetse na nyuma y'irangira ry'isi binyura muri Imam. Kubaho, kuremwa, kuko niwe Imana indemesha sifa zayo, ni umuremyi. Umuremyi buca muri Imam. Niwe nta cyakozwe, abakristo bavuga ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Na Imam rero niwe nta cyakozwe kitakozwe muri Imam. Imam donc baravuga bati ukubaho ndetse na nyuma y'irangira ry'isi binyura muri Imam, kuko nta Imam isi yasenyuka. Niwe rugero rwo kubaho kw'Imana ndetse n'urwo rwego rutuma umuntu abasha kumenya Imana. Nta muntu muziranenge uriho, umuyobozi mutagatifu, nta n'uburyo bwo kugera ku Mana. Icyaba gisigaye nuko isi yazimirira mu icuraburindi ry'ubujiji. Imam niwe muryango Imana n'abantu bahuriramo bavuganiramo, bityo kubaho kwe ni ngombwa
ku isi bati n'isi yasigarana ituyeho umuntu umwe abantu babiri umwe yaba ari imamu kuba isi kibasha gutembera ni ukubera ko hariho imamu wihishe. Iyo niyo myemerere y'abashiya. kuba isi kibasha gutembera kuba isi kibasha gutembera kuba tukiriho ni uko hariho imamu wihishe. aramutse avuyeho isi ijuru ryagwa hejuru y'isi. uko rero niko abashiya reka rero nkubwire uko abashiya bavuga isamwa ivuka n'ubumenyi bwa imamu. reka ngo tuvuge ku kibazo cya ibyo twavuze kuri ba imamu tuvuge no ku kibazo cy'isamwa ivuka n'ubumenyi bwa imamu uko bivugwa n'abashiya. icya mbere nyine uko abashiya bavuga isamwa rya imamu nk'uko bivugwa na Abu Basri ati twakoraga hirya y'Imaka turi mu nzira tugaruka turi kumwe na Imamu Jafari ahari mu mwaka umuhungu we Musa yavutse. ati tugeze ahitwa Al-Anbwa hagati ya Madina na Maka haza intumwa y'umugore we Humayda imubwira ko yumva afite ububabare bw'umubyeyi ushaka kwibaruka. ati kandi wari wansabye ko nzabikubwira. nuko Jafari ahita ajyana n'iyo ntumwa y'umugore we umugore ari nk'ahantu ku ruhande ariko undi Jafari kumwe n'abandi bagabo bamutuma ngo nazare umugore we yafashwe n'ibise niko twavuga afashwe n'ibise. nuko agarutse rero abicara bati nyagasana kwishimire bati n'iki cyabaye ku mudamu wawe. ati nyagasana amuha ubuzima bwiza. ati Imana impaye umuhungu uruta abandi imvugo yo kuvuga ko havutse imamu. ati umugore yambwiye ibintu akeka ko ntabizi kandi nari mbizi ndamurahira ntisinzi icyo ushatse kumbwira. Humayda akubwiye iki ku muhungu wawe? uwo muwabazaga imamu amurahira ko atuma icyo ashatse kumubwira. aramubaza ati akubwiye iki? ndamubaza nti ati yambwiye ko umwana akiva mu nda yarambitse ibiganza ku butaka. umwana w'uruhinja yarambitse ibiganza ku butaka areba mu kirere. ati nuko mubwira ko ibyo ari ibisanzwe ko ari ibimenyetso by'intumwa z'Imana n'abasigire bazo. ndamubaza nti ibihe bimenyetso mwigisha? ati ijoro sogokuru ari mwene Huseni yagombaga gutera urubuto rwa data data Bakre haje marayika amunywesha ikinyobwa cyoroshye kuruta amazi gikandika kuruta amavuta kiryoshye kuruta ubuki gikonje kuruta urubura cyera kuruta amata. maze amutegeka kunywa mbere yo kubona n'umugore we. akomeza ati nuko bigenda kuri ba imamu nanjye niko byangendekeye. data arongera nanjye niko byangendekeye arongera ati uyu niwe mutware wanyu nyuma yanjye. icyo kinyobwa nicyo kivamo ba imamu. nyuma y'amezi 4 mu ishyirwamo rya roho muri nyababyeyi y'umugore Imana imwohereza umumarayika witwa Hayawani bivuze uriho maze akamutegeka kwandika ku kaboko ke k'iburyo ngo ijambo rya nyagasani wawe ryigaragarije mu kuri no mu butabera. ati nta n'umwe ushobora kurihindura kuko ari we wumva kandi akamenya byose. babishingiye kuri aya ya 115 yo mu isura ya 6. aho ngurumva nuko imamu akorwa nyine biturutse ko afite ikintu abanza kunywa ise icyo nyine uko Jafari gifite nyine noneho akabona kubonana n'umudamu we hakavamo imamu. ugiye muri iyo nzira ukibaza ngo imamu ari we yavutse ate ko ise abitari batabihawe ntawe bigaragara ko ariko kwemera nicyo ngicyo kwemera umuntu abitangira yashakiye. ndabona ubwo Jafari abako ariko bigendera bakimba bose kandi imamu wa mbere imamu ari ise wari udafite wariho mu yindi myemerere ntabwo tubona iryo jambo ribugira kugira ngo nuko byari imamu wa mbere uribaza ariko ibyo ni ukwemera nyine. noneho hakajya hivuka rye rero
ati iyo asohotse mu nda ya nyina, ubwo nagiye kudekereva uko imamu avuka asohotse mu nda ya nyina, arambika ibiganza ku butaka maze akareba hejuru. Iyo arambitse ibiganza ku butaka ahabwa ubumenyi bwose bwavuye mu ijuru buza mu isi. Ati iyo ahanze amaso hejuru yumva ijwi rivuye mu ndiba y'ubutware n'ubuhangange by'Imana. Yumva ijwi rivuye mu ndiba y'ubutware n'ubuhangange by'Imana rimuhamagara mu izina rye no mu izina rya se riti kanaka mwene kanaka, habwa icyicaro mu isi, nakuremye uri igihangange, ngutora mu biremwa byanjye, uri umwanya w'amabanga yanjye, uri ubwakiriro bw'ubumenyi bwanjye, umunyamabanga w'ibyahishuwe, umusigire wanjye mu isi. Kubera wowe no gukunda nategetse impuhwe zanjye, ijuru ryanjye no kumba hafi. Ndahiye ku izina ry'ubuhambare bwanjye ko ibihano bihambaye bizotsa uwo ari we wese uzakwanga, kabone n'iyo muri iyi si namuha ubukungu n'ubutware. Iyo ni Imana ivuga. Ati iyo iryo jwi rirangiye, imama agishyize ibiganza ku butaka, umutwe ukirangamije hejuru, arasubiza ati nyagasani, abamarayika n'intungane nabahamya ko nta yindi mana iriho usibye wowe nyir'ubutabera buhebuje, nta yindi mana uretse wowe nyir'imbaraga nyir'ubutungane. Ibyo ngo babihera kuri babihuza na Korani isura ya 3 aya 18. Nyuma y'ibyo Imana imuha ubumenyi bwa mbere n'ubwa nyuma, ilmal awwal wa ilmal akhir, bityo akagira ububasha bwo kwakira roho mu ijoro ry'ubugabe. Abashiya ku ijoro ry'ubugabe cyo tutara Lailatul Qadr mu busanzwe mu Islam bavuga ko Lailatul Qadr ikintu kiba cyabaye nuko Imana izana ubumenyi bwose ko bizaba muri porogaramu y'umwaka ikayihereza imamu, imamu akajya ivungurira aho abashatse. Muri Lailatul Qadr imamu abona porogaramu y'umwaka ukurikiyeho. Nibyo hano bishatse kuvuga ngaho. Ubumenyi n'ubushobozi bwa imamu, mu by'ukuri kuvuga ubumenyi bwa imamu ko bashoboye bivuga ntabwo babirangiza mu nyandiko nk'ingi ya article page 30. Mbere yo kuvuga kumenya n'ubushobozi bwa imamu, biba byiza tubanje kuvuga ku buryo abashiya bafata Korani n'ibyo bita hadisi. Ibi nabibabwiye ko nabivuze ko siko bivuga byose kuri ba imamu. Muri rusange nubwo abashiya bemera Korani yitwa Uthmani, abashiya bagira imvugo ivuga ko muri Korani n'ibyo basuni bavanyemo, bityo hari ibyo bagenda bongeramo mu masura amwe namwe, turaza kubyerekana. Naho kuri hadisi uretse imvugo zitirirwa intumwa y'Imana, banemera hadisi z'abantu 12 n'iza Fatima. Ibyo byose nibyo bigenga ubumenyi n'ubushobozi bwa imamu. Urugero rwa hadisi Imamu Jafar iboneka mu gitabo cya Al-Hujjatu cya Qurayni giti, nkomoka ku ntumwa y'Imana, mfite ubumenyi bwuzuye bw'igitabo cy'Imana kirimo inkuru zihera ku iremwa ry'ibiriho kugeza ku munsi wa nyuma, kirimo ibibera mu ijuru mu siyeri no mu isi, inkuru zo mu ijuru muri paradi n'izo mu muriro, inkuru z'ibyahise n'ibizaza. Ati ibyo mbizi mu buryo bugaragara nk'aho biri mu biganza byanjye. Uwo ni imamu nyine, ubu ni ubumenyi bwa imamu. Ingero z'ibimenyetso by'Imana muri hadisi 381, Imamu Jafar aravuga ati Imana yashyize Ibrahimu ku isi mu buryo bukurikirana burya: nk'umugaragu abd, nk'umuhanuzi nabi, nk'intumwa y'Imana rasul, nk'inshuti y'Imana khalilullah, hanyuma nk'umuyobozi imamu. Aravuga ati amaze gukusanya izo ngeri zose nibwo Imana yamubwiye iti nkugize imamu gite. Tango no kuvuga uko yabikurikiranije imamu, urabona ko birangira biri n'inyuma ya nabi na rasul. Imamu azanye bishatse kuvuga ko imamu aruta rasul. Tango abate abamaze Ibrahim amaze kukusanya ibyo byose, nabi rasul nani khalilullah, ntacyo biramara, ariko ati ubaye noneho nkugize imamu. Uvuga ngo imamu bisumba bya bindi byose. Uko niko nyine abashiya nuko zikurikirana. Itandukano hagati y'umuhanuzi intumwa na wangiye muri hadisi ko abashiya bavuga hadisi ya 334, uwitwa Zurara yabajije Imam Bakiri kuri aya 19, aya ya 54 mu sura ya 19. Imam yaramubwiye ati nabi yumva ijwi rya marayika ariko ntamubona,
keretse mu nzozi. Rasulu yumva ijwi akanabona marayika, naho imamu yumva ijwi ariko ntabona marayika keretse mu nzozi. Umwigishwa aramubaza atese imamu abwirwa n'iki niba inzozi ze ari ukuri ndetse niba n'ijwi yumva ari ukuri? Imamu Bakiri aramusubiza ati imamu abafashwa n'Imana kumva ubutumwa bw'Imana buza n'Imana iwe. Mu yandi magambo nta nubwo agombye kugira icyo yumva kubera ko ari we bicamo. Ngira ngo murabona ko nyine yaya ivuguruza iriya nyine ziravuguruzanya, izi hadisi ubwo ziravuguruzanya. Twabonye hejuru ko ishyira urwego rwa imamu hejuru y'urw'intumwa, ndetse tunibuke ko intumwa ihabwa ubutumwa mu buryo bwo hanze, lettre d'X. Ariko urabona ko hano navuga ngo Rasulu babona marayika, ariko naho imamu we ntago amubona. Ako ni ukwemera. Icya kabiri, kubera imamu ari umwanya Imana yigaragarizamo, ntiyagombye gukenera marayika umuzanira ubutumwa, kuko ari Imana yigaragaza. Yaba ari Imana ituma marayika ku Mana muntu. Iyo kintu urabyumva? Niba Imana ariyo imamu ari Imana yigaragaza, ntabwo agombye kugira umuntu amutuma, kuko ibyo niwe ubifite nyine. Ubwo ni Imana yabituma ku Mana nyine. Hadisi ya 140 Imamu Jafar avuga ko imamu gihamya w'Imana icyo bita hujjatullah ariho mbere y'ibiremwa, akabana n'ibiremwa, ndetse akazanabaho nyuma y'ibiremwa, nkuko twabibonye hejuru. Iyi mvugo ivuze ko imamu gihamya, donc hujjatullah, ariho mu bihe byose, faze zo kubaho kw'ibiriho. Bivuze ko mbere y'iremwa ry'isi dutuye, iyi si nyine bigaragara kugeza ku irangira ryayo. Ibi rero bigaragara ko no mu migani twavuze ya gnostique na manichaeisme binyuze muri mite cyangwa imigani cosmologique, ni ukuvuga iremwa n'imigani y'irangira ry'isi, eschatology, byose bishingiye kuri imamu 12, nk'uko inyigisho za Shia zibivuga. Inkomoko ya muntu mbere y'iremwa ry'isi ituwe, Imana yabiremye ibikuye mu rumuri rwayo, urumuri rwa imamu. Izo nyigisho kandi zivuga ko urwo rumuri rugizwe n'urwego rumurika antitermine rwahozeho mbere y'iremwa, rigizwe na Muhammadi, Ali na Fatima n'abayimamu bakomokaho. Ibyo birema rumuri bikomora amazina yabyo kandi bikanagaragaza igice cy'Imana kiboneka. Bitangira mbere y'iremwa, bikambukiranya ibihe bya mbere yo kubaho ku isi kugeza ku iremwa ryayo, ndetse n'iremwa ry'umukurambere Adamu, igakomeza urugendo igenda yinjira mu bantu batagatifu babonekamo intumwa n'abahanuzi, ndetse no mu bantu baziranenge bashinze gutoza abandi. Iryo hindagurika, iyo metamorphose n'iryo yimuka ry'urumuri rigera ku ndunduro yarwo igihe ryinjiye muri Muhammad, Ali, Fatima n'urubyaro rwabo. Biva muri imamu ucyuye igihe, byinjira muri imamu wimye, kugeza kuri imamu uri mu bwihisho, umurinzi w'urwo rumuri, kugeza igihe kwihishurwa rye no mu mpera z'isi nk'umucunguzi wo mu bihe bya nyuma. Urwo rumuri rugizwe n'abantu babiri b'ingenzi, n'ibintu bibiri by'ingenzi: ubumenyi, siyanse, cyangwa n'ubumenyi bw'ibiriho, batiniya, gutanga imbaraga z'ibitangaza ndengakamere, sinatirere. Umuriro rwa imamu, imami donc wajihira yuta wajihira uburanga bw'Imana buri mu muntu, biva mu buryo bw'imbaraga maze bugahindura igikorwa cy'urukundo rwa walaya rugirirwa imamu no mu gikorwa cy'ubumenyi, ilmu marifa. Ubwo buranga bw'Imana bugaragarira mu rukundo, mu bumenyi buha nyirabwo icyizere cyo gutsinda urupfu no gutsinda mu buzima bwa nyuma. Gihamya y'Imana ni ubu buranga bw'Imana buhoraho na nyuma y'ishira ry'ibiriho, nk'uko Qur'an bivuga, ibintu byose bizarangira hasigare uburanga bw'Imana. Iyi nyine yashatse kuvuga iriya aya nyine bavuga ko ibintu byose bishaka uburanga bw'Imana, abo uburanga bw'Imana busigara ni imamu. Udongo yabayeho abantu nabyo bikazarangira nyine akaba ari usigara wenyine. Nyuma y'ibyo byose biboneka nuko Muhammad, Fatima n'urubyaro rwe mu by'ukuri aribo dukomokaho. Nyamara mu buzima busanzwe Fatima akomoka kuri Muhammad, abayimamu bagakomoka kuri Ali na Fatima. None se niba bose ari urumuri rw'Imana, ntandaro y'iremwa, ninde ubanziriza undi, ninde uheruka undi? None se icyo Qur'an ivuze ko turi bene Adamu, Adamu akaba ari mwene Muhammad n'abandi, dufata iki tureke iki? Urabona bavuga ko Adamu avuka mu rumuri
rw'abayimamu kandi mu kandi korani tuvuga ko turi bene Adamu ninde ubanziriza undi nitwe tubanze nibo babanziriza Adamu hanyuma akababyara ariko nyine ibi ni ukwemera nyine ibi rero ngira ngo amahadisi ni menshi ushatse kuyavuga ntabwo wayarangiza ariko harimo kamwe mu hadisi ziba zikomeye donc aya 495 aravuga ngo imamu ari yaravuze ati imamu umwami w'ikirenga imana umwami w'ikirenga yaratwejeje aduha ubudahangara n'ibyaha maze tugira abahamya ku biremwa bye nka gihamya ye ku isi yaduhuje na Qur'ani maze na Qur'ani ayihuza natwe nta tandukaniro ryacu na Qur'ani ngira ngo hari uzi hadisi abashia n'abasuni bakunda ko yitwa Sakaraini ngo Imana ijya kuyavuze ngo najya ngo mvuye ku isi basigiye ibintu bibiri ibiremereye bibiri abashia bavuga ko ari Qur'ani n'umuryango w'intumwa y'Imana abasuni bakavuga ko ari Qur'ani na sunna y'intumwa y'Imana ariko tugarutse ku bashia rero Qur'ani hadisi tuvuga ko Imana yahuje Qur'ani n'abashia n'umuryango w'intumwa y'Imana mu magambo ubwo niba umuryango ari Qur'ani akaba ari umuryango w'intumwa y'Imana kuki se ubose byaba bibiri bite kandi bikiri byombi ni kimwe nta mpamvu yo kubasigira ibintu bibiri yabasigira ikintu kimwe kuko bihuye hahuzwa ibintu bidasa ariko ibintu bisa ntabwo bihuzwa ni ukwemera nyine hadisi zo ni nyinshi zivuga nyine ku ni imamu nizo nkingi z'Imana inkingi z'isi ba imamu n'ibimenyetso bivugwa muri Qur'ani ni byinshi ba imamu n'abasigire b'ubumenyi ariko kame munagira ngo mvuge ku kibazo cya hari hadisi ivuga ku rupfu rw'abayimamu hari hadisi ivuga ku rupfu rw'abayimamu Imamu Jafari ngo yaravuze ngo Imamu Jafari yavuze ati umuimamu utazi bigiye kumubaho akagenda atazi urumutegereje si ikimenyetso cy'Imana bari magambo si imamu hadisi kurikiraho umugisha yabajije imama Arida ati umutware w'intore cyangwa batojwe le prince des initiés ni ari yarazi umwishi we ijoro naho azicirwa imamu aramusubiza ati imamu ari yumvise inyoni ziwe zisakuje yaravuze ati ibi ni ibimenyetso bibanziriza amarira n'agahinda umukobwa we umukhurtum aramubwira ati wasengeye mu rugo ukohereza undi uyobora isengesho arabyanga maze ajyayo nta n'intwaro yitwaje kandi azi neza ko ikivume imurya n'inkota ye kimutegereje atese aramuza atese nteri yemereye kubimubuza imama ati ibyo uvuga ni ukuri ariko ari Imana yamurekeye amahitamo kugira ngo ibyanditswe bisohore donc nuvuga ngo ari yajya kumusubiza ko yari bamuteze agiye gusarisha subuhi bakamutera inkota bakamwica donc ari yarabizi ko hari umuntu mutegereje kandi ari bumwice donc ahitamo kugira ngo ukora ko byari byaranditswe bigomba gusohora agenda baramwica noneho urumva ku kibazo cya Hussein ngo Imam Bakir yaravuze ngo ikarubara ngo hari ikibazo cya Hussein yicaye Karubara uzuko yagiye Karubara akamuca Karubara ngo aravuga ngo ikarubara Imana yamanuye gutsinda kuri Imam Hussein kugira ngo yuzuze ingabo hagati y'isi n'ijuru donc Imana yabajije Hussein iti mpuzane ingabo zikurwanire utagwa ngaha ngo Hussein ngo Hussein amahitamo hagati yo gusanga Imana no gutsinda Hussein ahitamo gusanga Imana Putin yararwanye kuko iyo gusanga Imana yari gupfa wenyine yego yahora akamwica ariko yararwanye n'abantu yari afite abantu 70 barwana barashira donc iyo wumvise imvugo nk'izi ukumva nyine abantu nyine babishingira ku kwemera nyine wibaza kwemera icyo aricyo Hussein yararwanye numva narabisobanuye muri audio nakoze cyane mvuga ku kibazo cy'uko yashyize ingabo ashyiramo ararwana arapfa ariko hano ngo yahisemo kuko iyo adahitamo akavuga ati ndaje reka mu nyice kugira ngo ibyanditswe bisohore aba bari kumwe bari gusigara abana n'abagore badafite na sho bari bafite urumva ariko nyine kwemera no kwemera Hussein yapfuye abishaka ikibazo rero kiri ahangaha rero kuki umuntu yakora icyemezo yafashe bigahinduka inzigo mu bantu
kuko icyo yakoze icyo abantu baje kwica Hussein bashyize mu bikorwa ubushake bwa Hussein. Imana yamwitishije icyemezo, amahitamo ye ahinduka ate impamvu y'urwangano hagati y'abantu. Urumva harimo contradiction, harimo kwivuguruza. Niba abantu barashyize, urabona nko kuri Yezu par exemple, nko kuri Yezu kuvuga ko ngo yari yaje gupfira abantu, abamwishe ntabwo biba ikibazo, nta nziko ibamo, kubera ko bakoze ibyari byamuzanye. Hussein yahisemo ko bamwica kugira ngo ibyanditswe bisohore. Harangijwe impamvu y'inzangano z'abamwishe, ariyo mpamvu abantu banikubita babazwa nuko yapfuye. None se babazwa nuko umuntu yafashe icyemezo cye kikakubabaza nawe ukajya kwibabaza kandi ari amahitamo ye. Ahubwo wagombye wenda kumuririmba ko ari intwari, hako ntabwo wajya kwibabaza kubera ko we ntabwo yibabaje, yakoze ubushake bwe. Ni ikibazo nyine, ni ikibazo cy'ukwemera nyine, ariko uku ni kukwemera. Reka rero tuvuge gato ku kibazo cya abashia na Qur'ani, kugira ngo twihute turangize. Ngira ngo ikibazo cy'abashia na Qur'ani, muri rusange abashia bafite uburyo bafatamo Qur'ani bitandukanye n'ubundi buryo tumenyereye. Icya mbere ni uko aho abitwaga itsinda riharanira ari Shiatwari batangiye kubaka itsinda bivuye mu by'ubutegetsi bakinjira mu by'ukwemera, batangiye kuvuga ko Qur'ani yahinduwe. Afite bavuyemo uzi ko byatangiye ari imirwano ubutegetsi biza kujya mu kwemera, noneho batangira kuvuga ko Qur'ani yahinduwe, ko hari amagambo bakuyemo cyane cyane ngo imirongo ivuga uko ubuyobozi bwa ari baje kugeza ubwo bagirana ubwumvikane n'ubuyobozi bwa Banu Abbas. Kibona kubwe yuko ku ngoma y'Ababuyide bavuze bati niba mushaka kuba abayobozi muremera Qur'ani, barabyemera, ariko nyine hari abatakomeje kubyemera. Ariko rero nyine abashia uretse n'ibyo bafite noneho uko basoma Qur'ani, bafite n'ibyo bongeramo. Ibi nabyo hari bifashe Qur'ani nka aya ya isura ya 4 aya 63. Aha turakoresha ibisobanuro bya Qur'ani mu Kinyarwanda. Ngo hadisi ravuga ngo abo ngabo ni babandi Allah azi biri mu mitima yabo, bityo ujye ubihorera ahubwo bigishe unababwira ijambo ribakora ku mutima kubiberekeyeho. Iyo ni imvugo yo muri Qur'ani y'Ikinyarwanda y'Abasuni ngira ngo twavuga. Noneho hari abashia bavuga baterero, baravuga bati imvugira abashia, abo ngabo Imana iziri mu mitima yabo itandukanye nabo. Ibyo bashia bongeramo rero, kuko inkuru y'akaga n'umuhangayiko byabateganirijwe, unababwire ijambo ribakora ku mutima, ku mitima kubiberekeyeho. Iya mbere bavuga ngo bityo uje ubihorera, abo ngabo ni babandi Allah azi ibiri mu mitima yabo, bityo ujye ubihorera ahubwo bigishe unababwira ijambo ribakora ku mutima kubiberekeyeho. Muri verisiyo y'abashia bakavuga ngo abo ngabo Imana izi ibiri ku mitima yabo itandukanye nabo, bakongeramo ngo kuko inkuru y'akaga n'umuhangayiko byabateganirijwe, unababwire ijambo ribakora ku mutima kubiberekeyeho. Muri Qur'ani aya isura ya 4 aya 35-36 ayo wafala rabbuna min ahadukum hatta yuhkimuka fi ma shajara bainakum. Ntabwo mbona neza mu cyarabu, ariko iravuga ngo oya ndahiye ku izina rya Nyagasani wawe. Ibi ni ibyo muri Qur'ani y'Ikinyarwanda. Oya ndahiye ku izina rya Nyagasani wawe ntibazigera bemera by'ukuri kiretse babanje kukugira umucamanza. Ndongo yo Muhammad umucamanza mu makimbirane yavuka hagati yabo, hanyuma ntibasigarane ingingimira mu mitima yabo kubera uko babakiranuye kandi bakabyakira banyuzwe. Iyo ni verisiyo ya Qur'ani y'Ikinyarwanda y'Abasuni. Iyo basherebwa ngo iki, hanyuma ntibashobora kubona bibakomotsemo uburyo bwo guhunga icyemezo uzaba wemeje. Ibyo bongeramo ku kibazo cy'ikimenyetso mpamvu cy'Imana impamvu, kandi bakicisha bugufi ku Mana mu buryo nyabwo kandi bwuzuye. Iyo tuza kubandikira ngo mwitange mupfe kandi mwicishe bugufi,
ibyo bongeramo kuri imamu cyangwa se tuti musige amazu yanyu kubera we imamu ntibari kubikora keretse itsinda ritoya muri bo. Iyo abigomeka bakurikiza amabwiriza bahawe byari kubabera byiza kurusha ndetse bikabafasha gushikama. Iyi ni verisiyo y'Abashiya. Urumva ko bidasa kugira ngo indi aya wenda twagira ya nyuma. Kandi rwose twari iyo ni aya ya sura 20 aya 115. Kandi rwose mbere twari twarahaye Adamu isezerano ryo kutarya ku giti cyo mu ijuru, ariko yaribagiwe akiryaho. Ntitwigeze tumusangana ukutagamburuzwa uko Abashiya babivuga. Mu bindi bihe twari twarahaye Adamu ubutumwa buvuga kuri Muhammad, Ali, Fatima, Ali Hassan, Ali Hussein n'abayimamu bakomokaho, maze arabyibagirwa. Hano bavuga kurya ku giti, bavuga ko ku kibazo cya Muhammad. Aya ni nyinshi ntabwo nazisoma ngo zirangize. Ngira ngo rero muri make ikibazo cy'Abashiya n'Abasuni cy'Abashiya nuko kimeze. Mvuge rero ndangize mvuga ku kibazo cy'impaka ziba mu Basilamu. Abayisilamu b'Abasuni cyangwa Abashiya baramutse bafashe umwanya mu bakamenya ishingiro, nabivuze mbere, bakamenya ishingiro ry'ibatandukanya. Aha ndavuga amahame shingiro kuri imama birenze kuri ibimenyetso n'imigenzo y'ibintu biriho bapfa nyine bapfa kumwe basengera ku ibuye, undi asenga afatanya amasengesho. Bagombye kurenga bakamenya ibi ishingiro ryo kwemera ko bashaka icyo imama ariyo tandukaniro ryabo. Ntabwo bakwirirwa babaza ngo kuki wemeye niba imama ari uyu nguyu mu rwego rw'Abashiya, urumva wangurute ko niba rutamutunga icyo tavuga kuki yafata hadisi ya mutuma agasiga hadisi ya imamu. Nta sanse bifite. Abasuni bo bagisha impaka baramutse bamenye ko ari ukubafata imamu, izo mpaka zahagarara, nta mpamvu yabyo. Ikibazo cyaba kuri imama, ntabwo cyaba ku migenzo. Ni nko kuvuga, nko gusanga, ni nko kuzi ko umwana ari umwana ukaza kumubaza impamvu yamennye amazi, yamenye kubera ko ari umwana nyine. Ntabwo kuri iki yitumyeho kubera ko ari umwana. Ni ukuvuga ngo ikibazo ni uko ushaka ko umwana atitumyeho kandi uzi ko ari umwana. Banza umenye ko ari umwana mbere kugira ikintu umubaza. Uravuga ngo uramutse umenye ko imama ari iki ngiki bisobanuye mu Bashiya, nta n'impamvu yo kujya impaka ngo mwemere igitabo iki. Njye mbona nyine ku mateleviziyo impaka zijya mwemere igitabo yavuze ibi, ese ko yavuze bivuga ko imama yabivuze uya ngo se avuge ngo iki. Ni ikibazo kimwe nakubwiraga natangiriyeho nkubwira nti ikibazo ntabwo abantu bafata umwanya tujya mu kwemera, ariko ntabwo tufata umwanya wo kumenya ibyo twemera. Rero inyandiko nk'izi tuba dukora dushyira ahagaragara, ntabwo mu by'ukuri singamije kuvuga ngo Abashiya ni beza cyangwa ni babi. Icyo ngamije kugira ngo nerekane, mbwire Abasilamu nemwe n'abatabayisilamu basobanukirwe Umushiya icyo ari cyo, emwe n'Abashiya. Kuko ikibazo navuye ngo Abashiya nabajije banyeretse ibitari nk'ibi ngibi, nsanga navuye ngo bamwe ngo ntago ari abasha no gufungura imishumi y'inkweto za Mutume za Muhammad. None se niba ari Imana igaragarizamo, hanyuma wavuga ute ko atafunga? Ahubwo Mutume n'utagombye gufungura inkweto za ari, kubera ko ari ni espace Imana igaragariza, espace de manifestation. Kristo bavuga Yezu ko ari incarnation y'Imana mu muntu, incarnation, Imana yigize umuntu. Ahandi ho n'Imana yigaragarije mu muntu. Ni amagambo, ni umukino w'amagambo. Ni incarnation ni manifestation des attributs de Dieu. Ni ukuvuga ngo imamu tubona ni ikindi kirenze uwo batwigisha. Rero ubumva nyine ukwemera ko gushingiye kuri ibyo ngibyo, kuri hadisi ntavuze nyinshi cyane. Babajije Jafar maze ngo ku munsi w'imperuka bemera bazabona Imana. Waraceceka Jafar amureba, aramubwira atabemera babonye Imana, bamaze kuyibona. Atese bayibonye hehe? Atukose ntundeba. Agezaho noneho kuba ndeba urabona Imana. Ntabwo uzi ko neza avuga se ngo wambonye ubonye Imana. Ndabona Jafar nawe aravuga ati abemera bamaze kuyibona, Atese bayibonye hehe? Atese ntundeba. Ndabona kuvuga ko
nawe yaje mu shusho donc Imana naho ngaho no icyo nicyo n'uwagiye n'ibyo baza bashiya baje mu myemerere nk'iyo ngiyo ariko ntabwo yavuga ngo ntabwo wamara kumva ibintu byo kubaza umushiya ngo kuki yemera ko imamu avuga ibintu imamu afite uburenganzira afite n'itegeko bwo kuvuga kuko niwe utumurikira imamu niwe umurikira nyine ab'isi nyine ntabwo amurikira cyose kuko atuma ngo umwijima intambara y'umwijima ariko nyine icyo kintu cy'intambara nyiravuga ko bituruka ntabwo bituruka mu bashiya mu basilamu bahanga bituruka kera muri bintu byo muri Mesopotamiya bituruka mu bintu byo muri ngira ngo ugiye no muri Bibiliya usangamo ya kera usangamo intambara ya iremwa ry'isi ubwaryo iremwa ry'isi ni intambara iri hagati ya Marduk na Enki barwana hanyuma Imana nyine ikarema isi intambara yo mu mazi hanyuma akagira Imana itsindwa hakavamo isi imwe ikajya hejuru indi ikajya hasi izo ntambara zihoraho iyo ntambara ihoraho ntabwo ariyo mu bashiya gusa niyo ntibabivana ibyo ni ibintu nani Jafari yubatse bamaze guhura n'iyo mitekerereze yo muri gnoze no muri ngaho rero muri make nubwo nabiciyemo nagiye mbisimbuka ariko muri make nicyo iyo dushaka kuvuga uwashaka nawe akayisoma noneho akareba na referanse zirahari ni referanse akademike ntabwo ari referanse akademike zirahari zigeze ku bitabo 31 wifashishije kugira ngo wubake ni referanse ziri cyane cyane muri iki gitabo cya kuko iki gitabo kita Logide igitabo cya Mirimwezi ni teze ya doktora ye yasohoye mu gitabo cyitwa igitabo cyitwa La Preuve de Dieu hakaba n'igitabo cyitwa nyine kiriya kirimo le guide divin cyarimo teze ya doktora ya Mirimwezi ibitabo harimo bitwa ba Rori harimo bitwa ba Jean Pierre Lizard harimo bitwa harimo abasilamu nyine harimo ba Pierre Rori harimo benshi harimo reference muri article zirimo wazashaka ziba no kuvuga ngo na article documente washaka yabibona ahasigaye nta burenganzira mfite sinaho umugambi wo kuvuga ngo ibi ni byiza cyangwa si byiza najya ngo mbereke gusa mpamagarira abantu gushaka kugira ubumenyi aho kwizingira mu bintu byo kwemera ko abantu kenshi bakunda kujya ahantu nyine bagafatwa no kwemera batabanje kubanza kugenzura n'ibyo twemerera ibyo muri make urumva nabandangirira aho ngaho nabonye nk'uko batangiye uvuga ko ari article wageneye mbese ni nkaho ari abashiya uvuzeho ubu ngubu ariko hari aho nabonye muri iyi article nyine aho ugira ati ngira inama abashiya iyo ugera aho uvuga ati umuntu ntaba urumuri kubera ko ahanze amaso ibiva ahubwo aba urumuri iyo abashije kurenga imyijima imurimo iri ni ijambo ryavuzwe n'umuntu witwa umusikiyatire witwa Carl Jung Gustave Jung yavuze ngo ntabwo umuntu aba urumuri kubera ko areba urumuri ahubwo umuntu aba urumuri yajimije imyijima imurimo ni ukuvuga ngo guhanga urumuri cyo gituma twaka tugomba kwaka ari uko tujimije ari uko tugeze tubashe kureba aho turibo tugakuraho ibituma natwe tutaka kwaka kwacu bizagaragara ari uko ntabwo ari ukujya kurata abandi ni ukuvuga ko wabonye urumuri runaka ahubwo uzaba urumuri we kugira ngo umurikire abandi naho mu gusoza urongera uti dusabe Imana ituyobore inzira igororotse icyo wakoze iki wanditsemo nyine ko nkeka ko ibyo navuze muri article byose bigaragaza ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi birimo guhuzagurika birimo cyane cyane ko nerekanye urugendo n'igihe byatangiriye none se uyu munsi inzira igororotse ivuga ko uyu munsi reka nk'urugero hari
hari aya ya Korani, hari na hadisi ivuga ngo, hari aya ya Korani ngira ngo iba muri la yastawi al-hasana wal asayya idfa billati hiya ahsan. Imana iravuga ngo icyiza n'ikibi ntibingana, ngo ujye wishyura ikibi ukishyura icyiza, kuko wari umwanzi wawe magara ashobora kukubera wari umwanzi wawe gica ashobora kubera inshuti magara, kubera ko wasimbuje ikibi ahubwo ukamwitura icyiza, yawe turi ikibi cyiza kugira ngo umureke kumuruta wowe. None se Imana yamara kuvuga iyo mvugo hanyuma igashyiraho n'ihame ry'uko ugomba kwanga uwakugiriye nabi, urumva hatarimo kwivuguruza. Umurongo w'Imana waba ari uwuhe finalima? Niba umurongo w'Imana ari ukuvuga ngo tureke tugeze kwishyura kubabarira, nabishyizemo ahangaha nabyo impamvu utahasomye imvugo dukesha Ibn Mas'ud yakorana avuga ngo aho ngo icyiza n'ikibi ntibingana, ujye wishyura ikibi ukoresheje icyiza, kuko wari umwanzi wawe yakubera inshuti magara. Iyo ni aya ngira ngo ya 44-34. Ariko nkurikijeho imvugo intumwa dukesha Ibn Mas'ud usanga muri Riyad Salihin, hadisi ivuga igira iti intumwa y'Imana bene wabo baramukomerekeje agenda avirirana yihanagura amaraso, maze asaba Imana ati Mana Nyagasani bababarire abavandimwe banjye kuko batazi icyo bakora. Baramukubise bamuhindanije kandi atwaye urumuri, ariko ntabwo yavuze ngo, ntabwo yashyizeho ngo abavuna muheto mu banjye cyangwa Mana barimbure. Iyo tugiye muri Bibiliya muri Luka 23:34 Yesu yaravuze ati Mana Nyagasani bababarire kuko batazi icyo bakora. Uwo ni umurongo w'Imana. Nkeka ko kutababarira ni faiblesse, ntabwo ari imbaraga. Ni faiblesse, umuntu weakness. Umuntu utababarira afite faiblesse. Wamuhura ute ko Imana yagira ihame ry'ukwemera ishingiye kuri faiblesse? Mu wundi murongo yatanze umurongo werekana ko dukwiye kurenga abatugiriye nabi. Impamvu tugira ngo Imana tuyobore naho nyine naho bishaka kuganira. Imana tuyobore inzira igorora, ni iyihe? Buri wese yahitamo kumva inzira y'Imana irumvikana. Ariko gushingira ihame ku rwango hanyuma ukabyitirira Imana, nkeka ko harimo ikibazo. Urakoze cyane ku kiganiro tugiranye udusobanura kuri no article wasohoye. Nibaza ko tuzagira amahirwe no kumva n'indi kote itandukanye niyo twumvishe ku bushi ubu ngubu. Inshallah. Tuvuga basone nawe ukagira icyo bakora article tukagira icyo dusobanukirwa, noneho abahagaze kuri kote zombi bakagira icyo bavanamo gifatika. Nimba mubitwemereye twasoreza hano, cyangwa hari ikindi mwatubwira wenda cyo mu gusoza? Hanyuma ko bwiza waduha ubutumwa abantu reka nsoze mvuga nakubwiye ko jyewe nkunda umuco nyarwanda kuko urimo inyigisho zihambaye. Hari concept mu Kinyarwanda yitwa impagarike n'ubugingo, urayizi? Kugira impagarike n'ubugingo bishatse kuvuga iki? Kimwe ngiye ku bwanjye numva kimwe cyubaka kugira impagarike n'ubugingo, kimwe cyubakira ku kindi. Impagarike ni iki bwawe? Impagarike ni iki? Nkeka ko ari nk'ubuzima, kubaka inzira y'ubuzima. Ni concept ikomeye abanyarwanda twagombye kumenya ndetse tukagira n'agaciro gahambaye. Impagarike mu Gifaransa babyita verticalité cyangwa ari inyuma. Ni ukuvuga ngo gushyira ibintu ku murongo. Hari ibyo ntekereza biri mu mutwe wanjye, hari ibyo ngaragaza mu buzima bwanjye, hari ibyo mvuga n'umubiri wanjye, hari n'ibyo nkora, ibikorwa nkora bigomba kuba biri ku murongo. Reka ngo urugero kugira ngo mvugishe example zumvikana. Ntabwo nshatse gufata impamvu ya politike kubera ko ariyo cyo gambire turi muri article y'ibintu by'ubuka, ariko reka nkoresha iyo ko n'umugani w'Abanyarwanda bazi. Hari imvugo, hari indirimbo yateye yitwa tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, ndirimbo urayizi? Yabaye slogan mu Banyarwanda bose. Ya ndirimbo banakwiye kumva igisobanura n'impamvu yayo. Tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda tubigire nka paradizo. Perezida wa Repubulika
we nawe bafatanya mu mutwe we afite igitekerezo cyo kugira u Rwanda rusa neza, sibyo? Kugira u Rwanda rusa neza, noneho akabitekereza akabivuga. Abahanzi n'abantu beza cyane barabifata bakabihinduramo siroga bakadukangurira tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, twese bikaba mobilisation. Ikibazo nakubaza, iyo ugeze mu Rwanda usanga rwubatse cyangwa usanga rutubatse? U Rwanda rurubatse, warubona barugize nka paradizo koko. Ni ukuvuga ngo icyo bita impagarike ni iki rero? Hari igitekerezo cya perezida, hari abahanzi babishyira muri rubanda, ariko noneho twajya kuri tere tugasanga amazu arubatse. Icyo nicyo bita impagarike. Noneho hari ubugingo rero, ni ukuvuga ngo hari ubugingo. Uramutse perezida yatanze igitekerezo, abahanzi bakabivuga, amazu ntiyubakwe, ubwo nta mpagarike yabihari, ubwo byaba byapfuye, nta n'ubugingo bwawe, ntabwo twagera kuri wa mugambi twatwiyemeje. Uranyumva? Ni ukuvuga rero ngubugarije noneho ku by'idini rero. Hari ibyo twemera, ibyo tuvuga ngo byavuye mu bikorwa, mu magambo ngo ava ku Mana, Korani, na Bibiliya, mbese icyo twita amagambo y'Imana. Ni ibintu byubaka imitekerereze, ni cya gitekerezo. Ibyo twita noneho symbolisation cyangwa ritualisation, imigenzo n'imihango, dusare dufunga tuyote, ni kugira ngo dushyire cya gitekerezo cy'Imana kidutengeremo. Bigomba rero guhita kugira ngo tugire ubugingo, bigomba kujyana n'ibikorwa. Ibikorwa byacu bigomba gusa na cya gitekerezo turirimba buri munsi mu migenzo, bikagomba gusa. Igihe rero bidasa, nta bugingo buhari. Abasilamu rero bakwiye gufata ya migenzo n'imihango nk'ishyirwa mu bikorwa cya gitekerezo kiva ku Mana, ariko icy'ingenzi kigenderewe ni ukureba niba dushyira mu bikorwa bya bindi Imana yatubwiye, bya bindi turirimba mu migenzo n'imihango. Ni ukuvuga ngo perezida wa repubulika yaje gukora evaluation, ntabwo yabaza ngo abaririmbye indirimbo tuzarwubaka ni bangahe, ahubwo aratese koko ya mazu yarubatswe. Evaluation yikora ku mazu yubatswe, ntabwo yikora kuri za ndirimbo. Nubwo za ndirimbo zimufasha gukangura ya mbaga, ariko si cyo ashaka. Icyo ashaka ni igitekerezo ko kigiye mu bikorwa. N'Imana icyo dushaka ko ntabwo ari ya migenzo turiho tubeshya ngaha, ahubwo ngomba ya migenzo tuvuga, cya gitekerezo cy'Imana kiri mu buzima bwacu. Icyo nicyo nkangurira abasilamu. Ni ukuvuga rero byose tuvuga, impamvu yagize atya, yarakarutse, yaragenda, wajya kwitemagura ku mugani wawe ngo ntabwo ari icyo usabwa. Icyo usabwa ni uko cya gitekerezo Imana yaguhaye kigomba kurangarira raporo sosiyo, ubuzima bwawe. Hano nkabibona ngaha, nkaza ngasanga amazu yubatse, nyine indirimbo ni mobilisation, kandi okay, iyi ni cadre ya mobilisation, nibyo ni ngombwa. Ariko icyo perezida azareba ni amazu arubatse cyangwa ntabwo yubatse. Ni icyo none kuri kureba. Ntabwo Imana ikeneye ko urabona abantu basoma Korani, nigeze kubivuga muri radio, urabona abantu basoma Korani muri Arabie Saoudite, kandi bakajya gukanda amabombe ku baturanyi babo ba Yemen. Ni ukuvuga ngo Korani zirasomwa, ni tuzarwubaka, igitekerezo n'ubuvandimwe, hakaba ngabo ukabica. Igihe abantu batarahindura iyo myumvire, bamenye ko bagorwa n'ubusa. Waca kwa imamu, waca kwande cyangwa kwa Yezu. Igihe cyose ibikorwa byawe bitagaragaza, bitari mu murongo wa cya gitekerezo muzi shingiro, umenye kugorwa n'ubusa. Nicyo rero narangiriza kugira ngo abantu bamenye ikibazo cyo kwemera n'imibereho. Kwemera ntabwo ari indirimbo abantu baririmba, ubona nyine hirya no hino abantu baririmba, abandi bagahera bagatereka amaso bakabona ibintu byarangiye, bagasoma Korani mu kugahera. Igihe de raporo sociétale icyo zigeraho, kuko burya hari amadini abiri, abashiya n'abakristo bagira icyo bita, hari icyo bita idini y'ukwemera n'idini y'ibikorwa, idini de foi et idini d'action. Ni ukuvuga ngo abashiya barakubwira ngo iyo wemeye ko imamu ari wemeye imamu ko ari ya walaya na imamu rwa rukundo, ibikorwa byawe bya Imana bikora. Ngira ngo hadisi nabwo yavuze ngo niyo wakora ibyo ukora utaremera imamu ntacyo byabagezaho. Ni ukuvuga ngo ni kimwe n'abakristo. Umukristo apfa kwemera ko Yezu yamupfiriye ku musaraba, ibyo yakora byose ya maraso Yezu yabigura. Ubusiramu ntabwo ari icyo butubwira. Ubusiramu bwa kwemera Imana hanyuma ugakora n'ibikorwa byiza. Donc ntabwo twemera gusa ngo birangire, ariko muri dini de la foi ariyo ubukristo n'ubushiya bemera ko icyo wakora wemeye ishingiro y'ibyo wemera byagura ibikorwa byawe bibi wakora.
twe tukavuga ngo ntabwo ari byo twe turemera Imana nk'umuremyi yadushyize ku isi tugakora ibikorwa byiza imirimo yanjye bya binakubwiraga bya bindi yanzu ngomba kubaka muri tuzarwubaka niyo izatuma ababona ko wazanyevara ko nakoze icyo ngomba gukora njye nuko mbyemera gihe nicyo mpamagarira nyine n'abandi kugira ngo bagere muri uwo murongo murakoze cyane ikiganiro cyiza tugiranye ubwo dukeneye ko tuzabona n'igice cya kabiri Imana n'ibigufashamo inshallah ko warangije uvuga yuko Imana izatuyobora tukazagira ikintu cyubakitse neza kandi kigaragarira buri muntu ko hari kwemera kuhamye ku muntu kwa nyako mu gusoza ndashoje mbashimira ikiganiro cyiza tugiranye ahasigaye tuzakora no burya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza tuzakore ne ku kiganiro cyo ku muco nyarwanda kandi nizeye ko inshallah murakoze njye wabagezagaho ikiganiro nitwa Amani Joubert Diaspora Class 250